Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Bitanzaba. Imana iguhe umugisha. Niba warakanze subscribe uri umuntu ukomeye cyane, niba kandi turakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali, Imana ikomeze kubahezagira. Uyu munsi rero tuje kubaganira ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Tugiye kuganira kuri topic ivuga iti: ese abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza bitwara bate iyo bari imbere y'inshuti zabo zisanzwe? Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza iyo ari imbere y'inshuti ze zisanzwe, atari abakunzi cyangwa bafitanye amarangamutima akomeye, arangwa n'imyitwarire ituje yihariye kandi yuzuyemo ubushishozi n'icyubahiro. Dore uko agomba kwitwara n'uko agomba kuba ameze imbere y'inshuti ze zisanzwe. Icya mbere, ntajya aba umuntu uvuga cyane, afite kamere yo kuguma mu mwanya we, akumva kurusha kuvuga. Iyo ari mu itsinda ry'abantu ntashaka kugaragara cyangwa kwigaragaza cyane, ahubwo yiberaho acungera ibintu mu mutuzo. Inshuti zimwiyumvamo kubera ko atuje n'uko yumva abandi, atavanga amagambo menshi cyangwa y'ubugoryi. Icya kabiri, akunda inshuti z'ukuri, adashishikazwa n'ubwinshi bwazo. Ntajya agira inshuti nyinshi cyane, ahubwo abahuza gusa n'abamwumva byimbitse, abumva ko agirana nabo igisobanuro gifatika. Yanga uburyarya, amagambo menshi atagira umumaro, cyangwa ubusabane bushingiye ku nyungu gusa. Icya gatatu, iyo abonye icyizere arababwa no gutekereza, cyangwa iyo abonye icyizere arababarwa no gutekereza. Bishatse kuvuga ko iyo inshuti imusebeje, imutenguha cyangwa igira uburyarya, biramugora kubyakira. Aragenda yituriza, ariko yikora mu buzima bwawe gahoro gahoro. Yirinda amagambo, ahubwo imirimo n'igihe nibo bamusimbura. Icya kane, agira impano yo kuba inama, ariko si umuntu ushyira ku karubanda. Yatanga inama yuzuye ubwitonzi cyane iyo abonye ko hari uwamugiriye icyizere, ariko ntajya avuga ibyo wamubwiye abandi, ndetse ashobora no kutavuga ibintu bikomeye abona kugira ngo atabababaza. Arangwa no kuba inyangamugayo kandi agakunda amahoro mu nshuti. Ntashobora kwihanganira intonganya zidafite icyo zubaka. Inshuti zivugana nabi, zihangana cyangwa zivuga amagambo mabi, ashobora guhitamo gutuza, akicecekera cyangwa akigendera atavuze. Icya gatandatu, iyo abonye inshuti yumva, ayubaha nk'umuvandimwe. Iyo umwumva, ukamwizera kandi ukaba inyangamugayo, agufata nk'umuryango. Ashobora kukwitaho, kukugira inama, kugusengera cyangwa no kukuzigama ibanga ryawe imyaka yose. Ufite igice cy'ukwezi mu kiganza ntaba ari umuntu w'inshuti nyinshi, ariko iyo akunze aba inyuma y'inshuti
utavugira hejuru, utihutira guca imanza, kandi ushaka ubusabane bufite ishingiro n'icyubahiro. Ndagushimiye cyane twabonye muri iki kiganiro, nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bintu byacu bigiye bitandukanye. Astra Vista.